nongeye nguhaye ikaze wo kuri iki biganiro ku Muringa TV, ibiganiro bigufasha, bya biganiro bigenda bikunganira mu bitekerezo, ariko bya biganiro by'ubuzima n'ubundi by'ingenzi cyane kugira ngo dutere imbere. Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka, fondasiyo y'ibintu twifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. Njya ngubaza ngo none n'iki waburutisha? Igisubizo rero ni ntacyo, kuko nta kindi warutisha ubuzima nk'uko byumvikana. Akaba ari ingenzi cyane rero. Hari imbuto ziba zikenewe mu buzima, ariko ugasanga hari izindi zirushijeho kuba nziza. Hari urubuto rumaze kumenyekana kubera ko rutangiye gukoreshwa n'Abanyarwanda vuba aha ngaha. Ni urubuto rutamenyerewe cyane mu Rwanda, ariko hari impamvu nyinshi abantu bakwiye kururya, by'umwihariko ab'igitsina gore bo ni ingenzi cyane. Reka twumve uru rubuto rwitwa watermelon. Kuki rero watermelon ari ingenzi cyane yadushishikaje uyu munsi, ndetse kuki wenda ari ingenzi cyane ko abagore n'abagabo bagomba kuyirya, ariko abagore bikaba akarusho? Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, nagusaba kuyikora kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kugeraho ku gihe kandi neza, ube mu ba mbere bigeraho, kandi dukomeze kuri mu muryango mugari w'abantu bafite intekerezo, w'abantu bafite ubumenyi ku buzima, kugira ngo dukomeze kwitungira amagara. Ndi Josh. Ubundi watermelon ushatse wayita umungu cyangwa igihaza, kuko ni urubuto rwo ku ruyuzi narwo ntabwo zikunze guhingwa mu Rwanda, ariko hari naho wazibona zisa n'ukuntu nyine zimeze nk'umwungu cyangwa ibyo bihaza. Nanone uru rubuto rero rufite akamaro gakomeye ku buzima bwa muntu. Uru rubuto rumeze nk'aho nta cyanga rugira iyo uri kururya kenshi. Nimba wararuriye uba wumva arimo amazi, arimo nyine n'amazi menshi, arimo agasukari gake gake, ku buryo nk'umuntu ukunda ibintu biryoha ashobora kuvuga ati wenda uru rubuto sinajya ndurya. Ni urubuto rero rwuzuye umutobe, rworohereye, rufite utuntu tw'utubuto tw'umukara mo imbere. Ni isoko nziza y'amazi meza y'umwimerere, intungamubiri zikeneye, kandi harimo intungamubiri rwose z'ingenzi ushobora kuba utasanga mu zindi mbuto izo arizo zose. Uru rubuto rero ururya uruhekenya, aho urya icyo gice gitukura. Ushobora kandi no gukuramo umutobe akaba ari wo ujya unywa. Nanone ushobora no gukoresha za mbuto zarwo ukazikoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nazo arizo urya. Mbere y'uko rero tuvuga ati wenda ni kuki watermelon yo duhisemo cyangwa se kuki ugomba kuyirya, watermelon ni ingenzi cyane kuko uzayisangamo intungamubiri utasanga ahandi, zinyuranye by'umwihariko n'imyunyungugu n'amavitamine akomeye cyane. Twavugamo nka vitamine A, n'ubundi ikunze kuba mu gice cyose cy'imboga cyangwa se n'imbuto mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Vitamine B1, B3, B6 ndetse na vitamine C. Ugasangamo calcium, ugasangamo magnesium, ugasangamo fibre, ugasangamo proteine, ugasangamo potassium ndetse n'iyitwa lycopene. Ibi rero bifite akahe kamaro ku buzima bw'umuntu? Kubera ko intungamubiri ziri muri uru rubuto zifite akamaro k'ingenzi cyane ku mubiri w'umuntu. Ariko noneho hari akandi kantu watermelon yihariye. Iyi watermelon bavuga ko ari ingenzi cyane, by'umwihariko nk'Abanyafurika twakwiye kuyirya cyane kuko ni nziza mu gihe cy'ubushyuhe no kurwanya inyota. Uru rubuto rero rubamo amakarori, ariko aya makarori yarwo ni makeya ugenekereje zindi ntungamubiri zirimo. Izi karori rero kuva ari nkeya, muri garama imwe harimo karori 30 gusa, kandi nta mavuta menshi abamo. Bituma uru rubuto rero ruba rwiza ku bantu bose, yaba abarwayi ba diabete. Ikindi nanone rufasha mu kindi kintu gikomeye cyane cyitwa detoxifying, gukura nk'ubumara cyangwa se imyanda mu mubiri. Bavuga ko 19 bya vitamine A umubiri ukeneye ku munsi uzisanga muri uru rubuto. Muri garama 100 harimo 569 grama za vitamine A. Iyi vitamine ni ingenzi cyane mu kureba neza, mu budahangarwa bw'umubiri, kugira uruhu rwiza, irinda kanseri y'ibihaha no mu kanwa.
rero ibi bikaba ari ibintu byiza cyane by'umwihariko ku bantu baba bashaka no gusa neza, ubwo urabyumva nk'abantu b'igitsina gore cyane. Nanone uru rubuto rukungahaye kuri flavonoide zinyuranye nk'iyitwa lycopene twavuze, iyitwa rutuyene, iyitwa omega carotene, zeaxanthine n'iyitwa cryptosantine. Izi zose rero zizwiho kurinda kanseri zinyuranye, kanseri ya prostate, iy'amara, iy'amabere, ibihaha, nyababyeyi n'urwagashya. Urumva ko ku muntu w'umugore we noneho birisumbuye cyane. Ubwo kanseri ya nyababyeyi, urwagashya, iy'amara ndetse n'amabere, ibyo bintu rwose biba byamaze kugenda iyo ukoresha neza watermelon kandi ukayikoresha mu buryo bukwiye. Ikindi kintu bisaba noneho ku muntu ufite uruhu rutangiye kwangirika cyangwa ruri kwangizwa n'ubusaza n'ibindi bintu runaka, ushobora gufata agace ka watermelon ukagakuba kuri hahandi hafite cya kibazo. Icyo gihe rwose ibintu bigenda neza, cyane cyane iyo bitewe no gusaza cyangwa no ku ruhu rwagiye rwangirika. Nanone ubwo inyanya zizwiho gukungahara kuri lycopene, ariko uru rubuto rurenzeho. Nk'uko twabivuze, muri garama 100 harimo ibipimo bya lycopene biri hejuru bigera kuri 4.5 cyangwa se 4,532. Mu gihe hari urunyanya wasangamo byibura urunyanya rw'ingenzi cyane wasangamo 2,573. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ibi birinda umubiri imirasire mibi y'izuba. Ubwo rero ku muntu ushaka kugira uruhu rwiza cyane rwose ho nakubwira ko ibi byaba ari ibintu by'ingenzi cyane kujya ukoresha watermelon bihoraho. Kuba rero muri watermelon harimo potassium bituma uruba urubuto rwiza mu mikorere y'umutima, harimo kurinda gutera nabi no kurinda umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Si umutima gusa kuko binafasha gusukura impyiko, kugabanya acide urique izwiho gutera indwara ya gute mu mubiri. Kuyirya bituma unyara neza kenshi, bigafasha impyiko gusohora imyanda ukihagarika neza cyane rwose. Ibi ngibi rwose urya watermelon ibi biba bitse biba. Ubona cya kibazo cya constipation nubwo ntavuze ngo wenda bigiye muri digestion cyangwa igogora, ubwo wamaze kucyumva kuko burya umubiri ufite ukuntu ari moteri y'uruhurirane. Hari ukuntu rero wenda ndi kuvuga nko ku bagore cyane cyangwa ku bantu muri rusange. Ku bagabo kuba watermelon ikize kuri arginine bifasha kurwanya uburemba kuko yongera ubushake bwo gutera akabariro, ndetse ubwo bushakashatsi bugatinda bukavuga ko muri make ni viagara y'umwimerere. Si byiza rero gusa ko kuko ifasha n'abagore bibongerera ububobere, bishobora kugukura ngo muri cya gice cyitwa ba mukagatare, niba abantu batagira amavangingo. Ubwo urumva ku bagabo rero twatera urwenya tuvuga ko ari viagara y'umwimerere. Noneho ku bagore nanone ikaba yafasha muri icyo gice cyerekeranye n'amavangingo, kubera ko dusangamo vitamini B1 na B6, vitamini C na manganese. Ibi byose bifasha mu kurwanya mikorobe zanduza no kongera ubudahangarwa bw'umubiri, n'imbaraga z'umubiri zigarushaho kugira ubugiri, ugasanga umuntu ameze neza. Ubu rero watermelon ni ingenzi cyane cyane noneho ku bagore. nk'uko nabibabwiye, bimwe mu bintu by'ingenzi abagore ubundi bagomba bitaho kandi bakunze ni ukugira uburanga bwabo busa neza. Ikindi ni uko bashobora kunoza neza amabanga y'urugo mu gihe bari kumwe n'abo bashakanye cyangwa se abakunzi babo mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu byerekeye gukora imibonano mpuzabitsina. Iki rero ni igisubizo kuri watermelon kuko ibi byose ni full packaged kuri icyo kintu. Ni ingenzi cyane rero niba ukoresha watermelon. Rero nakubwiye uburyo ushobora kuyikoresha. Ni urubuto rumeze nk'igihaza cyangwa umwungu. Ushobora kurugura warangiza ukarucamo igice runaka, warangiza ukakirya. Ikindi, hari nk'ikintu ufite ikibazo cya akareriji ku ruhu runaka cyangwa nko gusaza kwarwo, ushobora kuyikoresha uyisigaho. Aho ngaho naho ibintu bigenda bikemuka cyane rwose. Ngiyo rero watermelon niba ushaka gusa neza, niba ushaka kugira kunoza neza amabanga y'urugo yaba ku mugore cyangwa ku mugabo, kandi nanone niba ushaka kugira ubuzima buzira umuze by'umwihariko mu gice cy'imbere kijyanye n'igogora ndetse no kusohora umwanda, watermelon ntikabure kuri menu
y'amafunguro yawe ukunda gukoresha. Ciao mugire impagarike n'ubugingo, Imana n'amafaranga. Tuzahure mu kindi kiganiro. Niba utarakora subscribe kuri uru rubuga nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kureba mu muryango mugari kandi dukomeze kugira ubumenyi budufasha mu kwirindira amagara yacu. Muri comment section dusangiza igitekerezo ku kindi kintu utekereza ko twaganira mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ndi Josh.